Zaburi ya mbere. Ijambo ry'Imana gatoya nisoza ndahitamo umwanya umuyobozi wa gahunda cyangwa se coordinator w'iki gikorwa aze gukomeza tubari muri gahunda. Ariko ndakira abakozi b'Imana ntabwo amazina nabashe kuyamenya ariko ndabakiriye muri isanga. Zaburi ya 90 umurongo wa 12 aravuga ngo ni zaburi nziza cyane ivuga amagambo akomeye, ariko yageze ku murongo wa 12 ho avugamo akantu k'ingenzi. Aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Abandimwe, babyeyi, inshuti za Inosa, umunsi nk'uyu wari ukomeye, umuntu abura icyo avuga, ariko mu by'ukuri umuntu ashobora gushyingura umuntu ukuze ukababara ariko kumva ko nta kundi byari kugenda igihe cyakigeze cyangwa se hari icyo yakoze. Ariko umuntu ukiri muto nka Inosa ni ibintu bikomeye, ni ibintu umuntu aburira Ikinyarwanda. Ndagira ngo rero tuganireho ku ijambo ry'Imana kanya gatoya. Ikiremwa muntu, umwana w'umuntu, umuntu nje nawe, mu buzima bwacu umuntu abaho mu buryo butatu bw'ubuzima. Uburyo butatu bw'ubuzima, hanyuma mu gice cya kabiri nacyo gisa n'igipanze mu buryo butatu. Igice cya mbere cy'ubuzima bw'umuntu ni igihe nkunda kubivuga cyane akenshi no kwigisha umunsi nk'uyu, kuko ari umunsi twese tugomba gufatanya no gusobanukirwa cyane. Ni igihe umwana w'umuntu aba atarabaho. Ngewe Fred, hari igihe ntigeze kubaho, hari igihe ntari ndiho, nari hirya y'ubuzima. Ngira ngo nako sinagira ngo twese ko turaha nakajene ngo ndeba gutya, hari igihe atarariho, hari igihe tutari turiho. Iryo banga kurimenya ni ibanga rikomeye, ni ibanga ridasanzwe umuntu wese uri kiremwa muntu ku isi akwiye kumenya kandi akakizirikana. Hari igihe umuntu atarariho, hari igihe umuntu atagaragara, ahubwo ikibazo kikibaza ngo ese igihe ntari ndiho nari hehe? Ikibazo nigeze kukibaza mu rusengero, mu bibazo ibisubizo bampaye. Bamwe barambwiraga ngo twari mu mugambi w'Imana, abandi ngo twari mu bitekerezo by'Imana, hari n'abavuze ngo nari mu nda ya mama. Ubwo nawe aho wicaye uribaza ngo ese twari hehe? Umwana w'umuntu aho yari ameze ate? Ariko icyo twemeranya ni kimwe, nuko ari mu isi y'umwuka, ahantu amaso atabona, ahantu laboratoire zidakora, ahantu ubwenge budakora, kuko aho n'ahantu h'Imana hatari ahacu. Ariko kuko Imana ari umuhanga, ari nyembaraga, ikaramura ikiganza cyayo muri iyo si umuntu tutazi twebwe, igakurayo umuntu, ikamuzana, ikamucisha mu nzira umwana w'umuntu acamo. Wenda umuntu ashaka kwibwira ko, wenda umuntu wakwibeshya ashaka kwibwira ko bikorwa mu buryo buri siyansi nk'uko abantu babigenza, ariko ntabwo ari byo, kuko hari n'ababikora ariko ntibababona. Imana niyo ifata ikiganza cyayo ikagenda, ngewe Fred, ikankura ahantu mutazi, ikankura ahantu data atazi, nawe yagukuye ahantu utazi ikohereza hano ku isi. Yohereje Inosa imwohereza hano ku isi, iramuzana tumubonesha amaso yacu. Nigeze kubaza abantu hano mu rusengero, ndabaza ngo twese uko turaha duhawe amahirwe yo gusubira inyuma ngo duhitemo inda tuzavukiramo. Umuntu ahitemo inda azavukiramo, ahitemo umuryango azacamo.
hari imiryango hano ku isi yagira ibibazo kuko abantu benshi bakwirundirayo, hari n'indi miryango yagira ibibazo kuko itabona abantu bayicamo kubera ubuzima bw'isi. Ndatekereza namwe mwicaye aha ngaha, uwaduha amahirwe yo gusubira inyuma tukayimiriya tukagira ubwenge, Imana ikabwira ngo noneho mwitishijemo, genda ntwaye uburenganzira uhitemo ushaka umuryango uvukiramo muri Rwamagana cyangwa se mu Rwanda. Ntekereza ko hari abantu mufite abantu mutabagera kuko mwababura, kuko ntabwo bakwemera umuryango. Hari n'umuryango waba wagira abantu benshi, abantu bawitaho. Ariko noneho muri kwa kuba umwana w'umuntu atariho, Imana ikagenda igafata umwuka ikabumbabumba umuntu ikamuzana, ikamutuzanira tukamubona hano ku isi. Umuntu agatangira ari uruhinja, agatangira ari mutoya, agatangira bamufata bakamukarabya bakamwambika ari uruhinja atazi ibyo arimo, nta menyo agira, nta mbaraga, bakamuhendahenda bakamugerageza. Igihe cyagera umwana agatangira kwiga gukambakamba cyangwa se akamera amenyo, akiga gukambakamba, umwana agatangira guhaguruka. Niko ubuzima bumera. Reka murebe urugero. Aha, agarano ureba hariya sa n'ucakuka, ngira ngo abari hariya mushobora kuba mutamureba cyangwa se reka mukingirize. Urabona ntabwo mubona, arakingirijwe. Ariko rero kuko Imana ni nziza ikagira ikabarira ikamukurayo agatangira akagaragara buhoro, ubwo abatangiye ubuzima akavuka, avukiye Faisal, avukiye Zashka, avukiye ku bitaro Rwamagana, nguwo agatangira ubuzima, agatangira kuba inkumi, baramukarabya agatangira kwanga gukarabya, kuko umukarabya agatangira kwikarabya, agatangira kwiyitaho, akagenda agaragara cyane, arimo aragaragara, isi yose iramubona, agatangira gutekereza n'igihe cyo kuba yakubaka urugo rwe, amaze kuba mukuru, arigeze hagati mu buzima muri saa sita, hagati mu buzima agakomeza, agatangira kwinjira mu buzima bw'ubukecuru, agatangira kugenda yunama buhoro, mutazi biriho, akarinda ubwo arenga, uwo mwari muzi ntimuzongere kumubona. Ubuzima bubaho, ubuzima bufatika, abantu babaho ubuzima buryo butatu. Umuntu atangira uruhinja yitabwaho, akageza imyaka yo gukura akiyitaho, akarungura abantu bamwitaho. Atangira nta menyo agira, agakura yafite akamera yose, agasoza kuka yose arangira. Atangira yizinze, akazamuka akema, akarungura yunama arimo arenga. Atangira nta mbaraga afite, agakura akaba umunyembaraga, akageza ku rwego atangira kugiramo amahitamo y'ubuzima, agatangira gutekereza, agakora ibyo ashaka, bagahitamo, ukabona muzaga ntiyemere, ni umunyembaraga. Hari igihe kigera ukabona umuntu akaba umunyembaraga, akabasha gukuramo ikote, agakuramo ishati, akagenda ku manywa cyangwa se akagenda mu mvura, mbega afite ubuzima, arasusurutse, nta kibazo afite. Ariko uko iminsi igenda yicuma, agatangira kwisunga akabando, akagenda, uwo mwabonaga akarenga, akageraho mutamureba. Mfite impungenge ko uwamutangirije uwamukuye ahandi tutazi ari umutegereje hariya tutamureba. Ndatekereza, reka mbabwire, hano turabaye twese. Uyu munsi ni umuryango wagize ibyago, ejo ni jyewe, ejo buri n'undi muryango, ejo buri ni kanaka, ejo ni kanaka. Niko bigenda. Ariko reka mbabwire, nimushaka mubyemere, nubwo dukundana ariko nta nicyo dupfana.
kambira ko nta kintu dupfana. Hari umwana w'umusore yakoze ubukwe afite umufiyansi, afite umugore bakira abajene mariye. Noneho uwo mugore we aza agira ibyago apfa akimukunze, bari batarabyara, ari abajene mariye bikomeye cyane. Noneho umwana w'umuhungu urupfu ntiyarwakira, baragenda bajya gushingura. Bagiye gushingura, umuhungu akajya asimbuka akitura hejuru y'isanduka mu mva, bamukuramo bwa mbere, urupfu rwamuzonze, amukura mu wa kabiri, amukura mu wa gatatu. Ku nshuro ya kane ise uwo muhungu avuga ijambo, aravuga ngo bana banjye, abwira bari baje gushingura nk'uko umuntu yababwira muri ahangaha, ngo uyu wapfuye ni umwana wanjye, n'uyu nguyu urimo kujya ku isanduka ni umwana wanjye, kandi koko bakundanaga. None rero nimumureke bajyane. Ubundi nawe aryamye hejuru y'isanduka arimo araboroga. Bantu batereka muze hati ibyo ni ibicatiro yati, mureke ajyane, mureke bajyane, ibikundanye birajyana. Bari bagishingurisha ibitiyo banagaho itaka. Abashinguraga bafata igitiyo cya mbere bakinagaho, bafata icya kabiri bakinagaho. Uko banaga igitiyo amarira agashira. Banaze icya gatanu arahaguruka, icya gatandatu aravuga ngo nimunzamure. Muzi icyatumye muzamura nuko ntacyo bapfana. Mwese abica ntacyo mupfana. Tugiye kujyana kwa Murenzi Inosa, twese tubabaye, ariko turamusigaye kandi tukamukundaga kuko ntacyo dupfana. Twese abica nta wahitamo kujyanamo nawe, cyo kuri umukunda cyane atubwire tubikore. Sinajyana madamu wanjye, ntabwo nawe ntiyajyana nanjye. Hano ku isi umuntu agira ikintu cye, imva ya wenyine, nta muntu ujyana undi mu mva. Ibyo bihinduka yumve nk'inyigisho, maze munyemerere babwireho akantu gatoya. Mwama habwa icyubahiro, mwama habwa icyubahiro. Ninde muntu wicaye aha ngaha wakohereza umwana ku ishuri, umwana agakora ibizamini atantumbaze biroti? Ntibibaho, ntabwo bibaho. Abo mwese abicaye aha ngaha, keretse ufite intambara mu rugo rwe, ariko madamu wawe niba azi aho wagiye, niba umugabo wawe azi aho wagiye, nutaha uramubwira uko byagenze, uratanga raporo. Wabyemera uratanga raporo, keretse namubana nabi. Niko bimeze rero. Reka mwama habwa icyubahiro. Twese twoherejwe ku isi. Mbabarira mbwira mugenzi ngo twoherejwe ku isi. Mumbwire ngo twoherejwe ku isi. Haleluya. Mumbwire ngo uramutinya uwo muntu, mumbwire ngo twoherejwe ku isi. Niyo mwaroherejwe ku isi rero, mukaba aha ibaza ahantu ugeze. Mbabarira mbwira ahantu ugeze. Mbabarira mbwira ahantu ugeze. Hari ugeze hano arimo ararundura, ariko ntazi ko arimo arundura. Hari ugeze hano hagati arumva asusurutse, ariko ntabona ko igihe arimo kirangiza. Hari ukiri hariya hepfo, ariko twese igihari ni uko urugendo rurimo rurangira. Inzira y'ubuzima irimo irarangira, urimo urarangira. Wenda bana b'Imana, umuntu yicwa n'impfu zitandukanye, hari impfu zitandukanye, ariko uko byagenda kose urupfu ruratujyana. Ariko reka mwumva akantu kamwe, hari ugutegereje hariya, hari ugutegereje afite rekodi, afite dosiye yawe, aricaye, arahagaze hano afite ikaramu, aragutegereje. Azakubaza ngo witwaye ute, azakubaza ngo wabayeho ute, azakubaza ngo wakoze ibiki, azakubaza ngo wagenze ute, azakubaza ngo wagenze ute. Hanyuma Dawudi ageze hagati aha ngaha, arangira Dawudi aravuga ngo ma ndimo ndarundura, none rero mba ndundura, mbabarira unyigishe umutima w'ubwenge, ntazatubuka imbere yawe mfite ikimwaro. Muntu wicaye urimo urarundura, urimo urarangiza urugendo, ikintu
ugutegereje uzamubwira iki? Mumbariza akantu bose ni utamutinya, ariko n'umutinya umwihorere. Inka Yesu. Ugutegereje uzamubwira iki? Cyangwa ntawe ubategereje? Ugutegereje uzamubwira iki? Reka mukangure nkubwira aka kantu. Ugutegereje uzamubwira iki? Na kera na kare abana bato, abana mu muryango, hari umwana wabagaho akananirana, ariko ntibivuga yuko ngewe kora ko nkiri muto nari naraniranye, nari mfite intuzi, hari amayeri twari twarize uko abaguzi kuri butahe mu rugo bakagukubita. Hari agati, ntabwo bamwe mu kazi, abakiri bato ntakazi, ariko hari abakazi ibyo byose ntabwo nabura umuntu umeze nkanjye. Hari akantu bitaga nyiramudakubitwa, wagakuraga ku giti ukagakubita ku ikabutura, mu mufuka w'ikabutura, noneho watunguka ukaba umubyeyi yasakuza ugafata kuri nyiramudakubitwa, akaberwa ujya ufashe naho ubwo wamuzinze. Abantu basinzira, hari abantu barushye nkanjye, ugasanga uzi ko ikabutura yarasazaga, iyo bakuguriye nshyashya ukayica ugacengeza mu nyiramudakubitwa, kandi bakagura igihe bakagukubita uyifashe. Umva, twese tuba turasatira iyo twohereje ku isi. Uza ko yakohereje uriteguye gute kuzayisanga? Haleluya. Niko ye hano ku isi, iyo umukozi wa minaroke uri gitifu w'akagari, witwararika gutanga raporo kwa meya. Iyo uri meya, witwararika gutanga raporo muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se kwa gavana. Ko witwararika abagukuriye ku isi, kuki utitwararika uwo uzasanga? Kandi uwo tuzasanga wafite umwihariko, azahanisha ikintu kimwe cyitwa umuriro utazima. Ibanga ryanjye ikintu nakubwira, gira vuba, hindura uko witwara, ngwino Yesu akwakire. Kuko Imana yakunze abari benshi cyane, yatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mbwira mugeze ngo gira vuba, igihe kiragucitse. Mumbwire niba utamutinya, mubwire ngo gira vuba, igihe kiragucika. Inosa arababaza. Inosa twigeze kujya dusenga naho kera, arababaza umubare, turabara n'ibyo, ariko nitumara kubabara nyuma y'ibyo, umenye ko aho dutegereje uzamusanga ute? Uzasanga hari abantu biyobageza, umva yewe n'inyanganire mbabwira, ngiye gusoza nshuti yanjye. Hari abantu biyobageza, bagera mu rusengero umunsi nk'uyu nguyu, bagera mu rusengero ku munsi w'ubukwe, ntubabwire. Niba hari abantu bakomeye batabyumva cyane, ni Abanyarwanda. Ndetse n'ikindi, iyo bageze mu rusengero nk'aha, ngo ni mu rusengero rw'abasazi. Umuntu akicara aha mu rusengero rw'abasazi. Abasazi bakunda gusakuza, baravuga cyane. Ayiwewe, niyo twavuga cyane, niyo twavuga buhoro, ariko ntibizakubuza kurungura. Nta muntu n'umwe ushobora kwitangira. Reka mbabwire, nta muntu n'umwe. Kera najyaga nibeshya akantu ngo nijya gupfa nzakanura ndebe ukuntu napfa. Nta ishobora gufata umwuka ngo ubuze gusohoka. Iyi Imana akubwiye ngo ngwino. Nta ntwari n'imwe, nta mashuri abaho, nta cyubahiro kibaho, nta cyubahiro gituma udasiga. Kuko mu by'ukuri uhitishemo Inosa, umwana w'umusore nk'uyu, ntabwo yasiga umugore muto, ntiyasiga abana be, ariko arabaseka ntabasezeye. Mu byo yatekerezaga, wenda ntabwo bitindagaho cyane, ariko ntiyarazi ko azaryama mu isanduka nk'iyi. Mwese uko muri aho, isanduka zanyu zirasana, imva zanyu zirasana.
wagira ubwoba, watinya, nta kintu wakora ngo utazayiryamamo. Nupfa gusa tuzaguterura. Umva nkubwire, ugura igitanda cyiza ntukimanukane mu mva, ugira inka nyinshi ntuzimanukane mu mva, ugira icyubahiro ntukimanukane, gahunda zigahita zirangira. Uba warize masters, ufite PhD, ntabwo washobora kuyigusegura mu mva, kandi PhD itindu igipapuro bw'ibindi bipapuro. Ushatse urayijugunya hanze, umuvuka itembana. Ariko ikintu kimwe, hari ikintu kidatembanwa, nuko waba warakiriye Kristo. Haleluya, Yesu cyubahiro. Haleluya, Yesu cyubahiro n'ubutabyi. Hari kitajya gituruka. Ibisi birangira. Nshuti zanjye, reka mbabwire yewe ku magambo magufi, navukiye mu muryango nk'ay'abandi yose, ariko ntabwo nari nzi ko hari igihe nzasigara mpagaze igendera ku musozi. Nshuti, ibyo utinya birashoboka, ibyo udatekereza birashoboka, ariko reka nkubwire umuntu umwe wenyine witwa Yesu Kristo. Aravuga ngo dore ndagiye, mugiye kwategura aho muzaba, ngo kandi aho nzagaruka mbatwara. Aravuga ngo Pawulo bandikira Tesalonika ngo hari umuntu bazamanuka ahagarare mu kirere, ngo azahamagara amazina y'abera, bazazamuka mu kirere gitaye. Abantu bamenye Yesu, mufite umugabo utandukanye n'ibintu byose mutunze. Hari umugabo nyamugabo witwa Yesu udutegereje. Arabategereje, uwo ngo aragutegereje, uzatunguka imbere ye. Bana b'Imana, hano ku isi utunguka imbere ya meya ukagira ubwoba, utunguka imbere ya gavana ukagira ubwoba, uhura n'umusirikare wambaye ukagira ubwoba, ariko tekereza isumba byose n'utunguka imbere yawe, ugatunguka utarigeze uyimenya, yaraguhaye amahirwe yo kuyimenya. Reka mbabwire umugabo witwa Yesu, arakubwira ngo haleluya, haleluya, arakubwira ngo ngwino iwanjye, ngo ntacyo uzamurana. Arabagarusha n'abarebera muze musange n'abaruhu. Banyarwanda, dore umugabo dukwiye ni umugabo witwa Yesu, niwe uhindura amateka. Dore icyiza cye, atanga amahoro diporome zidatanga, atanga amahoro abagabo badatanga, atanga ihumure, atanga amahirwe, yubaka umutima akawuha amahoro. Iyi si yabuze amahoro, ayiha amahoro. Iyi si yuzuye umushiha, ayiha amahoro. Hari umugabo nyamugabo, hari umugabo nyamugabo. Imana ihabwa icyubahiro. Maze hari ikintu kimwe cyo kubwira inshuti yanjye, ntabwo Gehinomu ari yawe. Mbwira mugize ngo ntabwo Gehinomu ari yawe. Mubwire nimutamutinya mumubwire ngo Gehinomu sawa ntabwo ari yawe. Gehinomu ntabwo ari yawe. Gehinomu ntabwo ari yawe. Kiravuga hari umugabo ufunga Gehinomu kuri wowe, ugasigara uhagaze. Umugabo witwa Yesu yavuze ngo nimunyizera ntabwo muzigera mukorwa n'isoni. Haleluya, munyizera ntabwo muzakorwa n'isoni. Torero ry'Imana, muri iki masengere ndashoje. Imana ibamugisha. Ibyo ari byo byose, umutima wawe nawe muraziranye. Ndakubwira akantu kamwe, hari ikintu kiruta ikindi. Nta kintu na kimwe ubu twebwe aho twicaye hano tuba dusenga tuvuga Mana wandinde isanduka. Mu by'ukuri mbaye mpitamo ntabwo nahitamo isanduka, ariko abacuruzi b'isanduka barimo kuvuga Mana isanduka zacu zahombye. Barimo barabaza ubudasiba kuko bazi ko murimo kuza. Mukanya tujya ku irimbi, murahagera urebe ukuntu urupfu rubone. Hari abantu bahora mu irimbi, ariko urupfu basigaye rukaza gutwara twebwe turi hano ruguru. Muze tugende. Imana Yesu muhaye icyubahiro. Reka basengere. Mukobwa mwiza, mama ukomere, sibyo? Imana ishobora byose, izigera ikureka. Yesu ntazakureka. Muri abantu bose bari aha, ubu barimo barambwira ngo gera kuba dutaye, ngo murajya Nyagatare, abandi bari i Kigali, imvura igiye kugwa, twese tugiye kugusiga dutaye. Ariko waba utagusiga witwa Yesu, aragusiga. Uzahatinda zamara icyumweru, uzahatinda zamara ukwezi, ariko igihe kizagera atahe ajya kureba abana be, ajya kwita ku bye. Ubwo rero ugomba kwiyakira ugakomera, ukamubwira. Hari umugabo wamagaze iruhande, maze kura ababyeyi imyaka 10 isi yantaye, imiryango yose intererana. Hari umugabo wanyubatse,
none umunsi wa none nzanye umugabo wawe mushingwe uwo mugabo ahagaze iruhande rwawe ahagarara iruhande rwawe Mana umugisha amen mwami Yesu mwaye icyubahiro ni wowe mfura mfura ni wowe ukura ni wowe utuba bugufi ni wowe umuriza imfubyi waransindagije njyewe ntabwo nabonaga ibyo ari byo ariko wowe wabonaga ibyo ari byo none umunsi wa none mpagaze imbere y'imbaga y'abantu niwe wampaye agaciro ntari kuzabona umpabarire mwana uyu mukobwa wabuze umugabo we amabebi ntuzigere umuteranira muri Rwamagana ntuzamureke Imana nta kindi twakora mwami Imana ishobora yose twaje kumushyigikira twaje kumuhagarara iruhande twaje kumufasha guherekeza umutware we ariko mwami dufite icyo dukora twamumugarurira ariko nta mbaraga dufite zatuma tumugarurira Mana tugiye kumujyana tumujyane kwa Murenzi kuko hari n'abandi bariyo hari n'abazajya ejo mwami Imana ishobora byose ibyo ni factors z'ubuzima nikuza umera ariko icyo tugusaba ni kimwe tukiri ku isi twiragiza mu bugingo mu maboko yawe uturinde gukorwa n'isoni ntituzamarare ntituzakorwa n'isoni ntituzambara ubusa mwami mbabarire umubyeyi n'abana be ntibazigere bakorwa n'isoni bazakomeze kurindwa nawe kuko niwe wivugiye n'akanwa kawe muri se w'imfubyi umugabo apfakaza izina rya Yesu keretse kuri umbabarire imbaga y'abantu bari nta n'umwe warimbuka twese Mana twazahurira ibudapfa turi iwawe mwami tunezerewe turi muri korari y'abera icyubahiro n'ikibi cyawe icyangwa tukazisanga hagati y'abamarayika turi kuri ya ntebe mwami tunezerewe kandi twishimye tuvuga gukomera kwawe urupfu si urwacu ikuzimu ntabwo ari ahacu mwami ni mu byose byacu ntabwo tuzashya tuzabona ubugingo kuko buduteguriye hazagira n'umwe ubasha kukwizera kugira ngo mwami atazabusha ubugingo buhoraho icyubahiro ikibi cyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu amen murakoze cyane murakoze Zaburi ya mbere